burya hari ukuntu tuba dukora ibintu byiza tubikuye ku mutima ariko nyuma tukaza gusanga hari uburyo tuba twaribeshye mu byo tuba twamaze gukora. Ibaze urimo urafasha umuntu ukora ko ari ikirema, ibaze uranyura ahantu buri munsi ukamusigira ikintu, wanyura hari ugasanga n'undi ufite ubundi bumuga ugafasha, wanyura hari ugasanga, ariko nyuma bakazaza kukubwira ngo ba bantu wafashaga ngo burya nabakire kukurusha, bagukubye bakakwereka n'imitungo batunze. Ese wabyumva muti? Ibi nibyo tugiye kuganira kuri uyu munsi. Rero mwongeye kwirirwa nshuti z'umuryango itamutamu aho muherereye hose, nizere yuko mumeze neza. maze kureba ikiganiro kuri televiziyo baganiraga abantu bita abasikama, ni abantu beskuruka abantu mu mijyi, ukabasanga bari mu mijyi minini cyane nka New York, bari ahantu mu mijyi ikomeye cyane nko mu Bushinwa, bari ahantu mu mijyi ikomeye cyane nka London, bari mu mijyi ikomeye cyane yayindi inyuramo abantu b'abakire, mu za Paris, za Brussels, abantu b'abakire ariko niho baba ariho banyura. None ukajya kubona umuntu n'umukene ari aho ngaho yicaye n'agacupa cyangwa yicanye ka kantu hari udukopo twa tundi banyweramo ikawa, akaba ariko yicanye nako aho ngaho. Akenshi nk'abantu baza mu bihugu nk'ina ahangaha tuzi abantu baturuka mu gihugu cya Romania babita abaromania cyangwa gypsies, ariko nibo usanga bazwiho izo ngeso ku buryo umuntu wese usanga kandi ari n'abakire, ariko usanga arizo ngeso babyuka mu gitondo bajya gukora, ukabona umugabo n'umugore baragiye bazwi yuko bari abantu akazi kabo ni ugusabiriza. Ariko rero ubu ntago bagaragaza yuko bafite uburema cyangwa bafite ikindi kibazo, oya, bo bicara aho ngaho gusa bakubwira ko bagashyira ngo bafite agakopo bakubwira ngo mfasha, nta kibazo. Polisi iraza ikabakura aho ngaho, ariko bakanga bakagaruka kuko bazi ko abo bantu niyo kamere yabo, nibyo bintu bahisemo gukora. Rero abangabo nahisemo kuganira uyu munsi bo ni ibitangaza. Uburyo babikora ni uko nguko. Nk'uyu nguyu wo muri Amerika yari umugore wari utwise, afite n'undi mwana ku ruhande, agahagarara ku muhanda afite icyapa ku muhanda avuga ngo ndashonje ngewe n'umwana wanjye nimumfashe. Abantu bakanyura aho ngaho bagasiga amafaranga, abantu bakanyura aho ngaho bagasiga amafaranga, ariko ngo haza kuvamo umugore umwe yari yiparikiye imodoka hafi ya supermarket, yicaye aho ngaho ategereje umugabo we ko asohoka muri supermarket. Agiye abona wa mugore wasabirizaga, imodoka iraje ayinjiramo. Umugore bimurya ahantu, biba ngombwa ko telefone umugabo, aramubwira ngo hari aho nsimbukiye, mbabarira uguma aho ngaho, nurangiza ndaza aho ngaho mu kitanu. Akurikira ya modoka, ageze imbere abona umugore akuyemo ya myenda yari yambaye asabiriza, yambara indi myenda myiza cyane, binjira no mu rupangu rwiza cyane. Umugore ntago yemeye ibintu yabonye ku maso ye. Icyo yakoze, yasubiye mu rugo, yasubiye kuri ya supermarket, afata umugabo we amubwira ibyabaye, aramubwira ngo ntago nakwemera ibyo nabonye, keretse n'ejo ninza nkareba bino bintu, ndashaka kubikora nibura nk'iminsi 3 ndebe. Niko yagiye yongeye abikora iminsi 3, afata akavideo akurikira bari abantu, nibwo yaje gushyira kuri Instagram agaragaza iyi famiye uburyo ikorera amafaranga menshi cyane, ko atari abantu bakagombye gufashwa, kubera yuko abantu babikora babikuye ku mutima, bashaka gufasha abantu babaye bakeneye imfashanyo, ahubwo ugasanga amafaranga ntagiye ku bantu bakagombye gufasha imfashanyo, kubera ko hari abantu bakeneye imfashanyo. Yaba igihugu ko cyaba giteye imbere gute pe, cyaba gikize gite, gihora gifite abantu bakeneye imfashanyo. Suko ngo aba ari abanyamahanga cyangwa ari abimukira, ndetse n'abakavukire. Hari igihe usanga n'abakavukire ubwabo kwimanaginga cyangwa systeme byarabananiye, kubera ko bafite ibibazo runaka. Ibibazo turabihorana, ibibazo ni inshuti yacu tuzavukana tukanarinda dupfana nazo. Bityo rero
ni ibya bose rero hakaba hari abantu rero baba bafasha amashyirahamwe n'abantu ku giti cyabo, ugasanga nk'umuntu afite ishyirahamwe, buri famiye nzi ngewe, buri muryango bafite charity bafasha. Nk'ubu ngewe mfasha charity y'imbwa, zino mbwa zifasha abantu badafite uburema bwo kutareba. Uzayibona imbwa ibigenda mu muhanda, yajya kwambuka umuhanda ikaba imbwa ikamukurura, yaba hari nk'imodoka ije ukabona imodoka imbwa irahagaze, uriya nawe agatamenya ko imodoka hari ikintu kije kubera yuko ntabona, noneho yageze nk'ahantu ho ku mwobo ikamusunika ku ruhande, agatamenya ko hari ikintu adashaka, iriya mbwa idashaka yuko ko agikandagiraho. Ibi ni amafaranga utanga buri kwezi, ni amafaranga makeya utanga buri kwezi, ariko ntibikubuza no kuba wafasha na wa muntu uhuye nawe ku muhanda ushaka makeya, wundi wisabije wahuye ikibazo, ibyo ntabwo bikubuza. Yesu noneho rero akenshi usanga nuri usaba ku muhanda ziriya mfashanyo atakagombye kuzibona, hari undi muntu akagombye kuzibona uri genuine nyawe, none ugasanga hari abantu babiboneramo icyuho, ugasanga noneho baragiye bariye. Uwo ni uwa mbere. Reka turebe none uyu mugabo wundi we yabikoze mu gihugu cya Pakistan. Yari afite abana 3 n'umugore, yigira ikirema, akagenda akambakamba mu muhanda, noneho aza kugira ibyago, ageze ahantu ari nimugoroba, amaze kubona amafaranga. Ntago nabyita ko ari ibyago, ni amahirwe isi yagize, kubera ko simbyita ko ari ibyago. Ageze ahantu akuramo ya myenda yari yambaye y'ubumuga, atangira kubara amafaranga we n'umugore n'abana, ubundi baragenda ari bazima. Umugabo wari uhagaze muri etaje hejuru wabibonye, yumva biramutangaje, arumirwa. Nibwo yafashe icyemezo cyo gukurikirana uriya mugabo, kuva akijya kwicara hahandi abasabiriza, aricara aho ngaho nawe arategereza kugeza nimugoroba. Atashye umugore amucaho, baragenda bajya ahantu akuramo ya myenda, abifata muri video nawe arabipostinga. Nibwo babugabo ntiyongeye kubikora. Reka turebe undi wabikoze mu Bushinwa. Uwo mu Bushinwa we yari igitangaza, yahoraga agenda mu muhanda kuri kaburimbo, agenda akuruza inda hasi, afite ikintu kimeze nk'isahani, ntago nakita ko ari isahani, tuvuye ko ari nk'ingofero, uburyo kibona, agenda asaba abantu, abasaba amafaranga nkaho nta maguru afite. Nibwo abantu baje kumenya yuko uyu muntu ashobora kuba arimo kubeshya. Icyo bakoze ni iki? Nuko hari wari imbere arimo gufotora, n'undi araza amuturuka inyuma, akandagira kuri cya kintu kiri inyuma kimeze nkaho cyafata n'ipantaro yari yarahinnye inyuma ku kibuno, asa nkaho agikandagiyeho. Noneho kwa kundi yibeshye akurura arimo kuza, nibwo ya pantaro yahise ivamo, abantu bose bahita babona amaguru yayahinnye. Nibwo yavuyemo ahita yirukanka. Ibaze rero, abantu bose bamufashaga bazi ko ari umuntu ufite ubumuga, urumva yuko ari amafaranga yari kujya ku bandi bakeneye ziriya mfashanyo. Gusaba ntabwo ari ikibazo, buri wese yasaba ikibazo, ahubwo kuba amafaranga yajya ku bantu atagenewe, nicyo burya kibabaza kandi cyane. Reka rero babwire indi scenario ari nayo ya nyuma ibabaje kandi igaragara cyane ahantu igaragara cyane ni muri Afurika. Ahangaha iyi scenario yabaye muri Amerika, aho babonaga umuntu wazaga kurepara imashini zikora iyo bita air conditioner, zihindura mu nzu iyo hashyushye zikabaza nayumvuze air conditioner, yes, imashini zizana ubushyuhe mu nzu cyangwa zigakonjesha. Noneho abantu ibyo yakoraga akenshi yacaga n'amafaranga menshi, ariko kandi yanabikora ntanabikore neza. Noneho baza kureba ko ubundi uyu muntu ibyo akora arabizi, cyangwa gusa no gusikama abantu, cyangwa we aza usanga icyo agamije ari amafaranga. Icyo bakoze ni iki? Bafashe air conditioner irimo gukora, bakuramo urusinga ku rushaki, urusinga gusa barayidekonekita, barangije baramuhamagara, baramubwira ngo twagize ikibazo, air conditioner yacu ntabwo irimo gukora. Araza aratestinga, fagitire yabahaye fagitire igera hafi ku $2,000 by'amadolari, avuga ko ariyo
ikeneye koko ngo hari piyese agomba kugura kandi bo bayishe babishaka, nibwo bahise bahamagara televiziyo iraza iramushyira ku karubanda. Koko nta soni, umuntu muzima n'urusinga gusa rwavuyemo kuza ugashyiramo urusinga hariya wenda ukaducaginga amafaranga ya serivisi yo kuba waje makeya, koko 2,000 nta soni. Nibwo rero usanga izi ni ingeso abantu benshi bakunda kugira, kandi muri Afurika mu bihugu byacu usanga abantu bakora ibintu nk'ibi ngibi. Ibintu by'ubugayo ni ibintu usanga bituma umuntu atishimira muri make serivisi. Umuntu aramutse abonye serivisi utanga bigenda kuri ibintu, bituma akenshi umuntu anakwibazaho niba ari na serivisi utanga, ukabona yayitanga ukamuca amafaranga menshi, burya arayatanga ariko agasigara kwibazaho. Reka tubabwire niba hari unyumva, niba ari serivisi utanga ukaba utayitanga neza, uca abantu amafaranga menshi, burya ntago tugenda twishimye. Ntugire ngo turishima n'ubwo twagaruka tugusekera, ntago tuba twishimye, kubera ko hari igihe unakora n'ibintu bitakagombye ayo mafaranga ariko tukayaguha gusa koko ari amabura kindi. Reka tugire ubumuntu, dusubire mu bumuntu. Urumva, yego ushaka kunca amafaranga yuko ari umwanya wawe ugurishije, yes, ariko nawe ntunarengere, duca 2,000 gusa muri serivisi. Koko nta soni by'amadolari, amafaranga umuntu akorera hafi amezi 3 ibaze kubizena. Yego ndabizi mujya bavuga ngo kwaya ko ngo bize ngo bishyuye minerivare nyinshi ngo niyo mpamvu bagomba guca amafaranga menshi, ariko se kwiga cyane bitwara ubumenyi koko, ubumuntu koko? Ntekereza ko atari byo rwose. Reka tugarure ubumuntu, tube social, dufashanye. Ubuzima ni ugufashanya, kubera ko niba uyu munsi ngukeneye, hari igihe nawe ubutaha ushobora kuzankenera. Kandi isi ni impanguhe, burya isi turi mu rugendo, twese turimo turashakisha ubuzima. Ndimo ndastragulinga, nta mashini mfite iya printing amafaranga, ikora amafaranga nkuko nawe ntayo afite. Reka rero iyi si, iyi ntambara y'isi yo kubaho, twese tuyirwanire hamwe dufashanya. Nicyo kintu cyazatuma nibura tugira aho tugera. Mukomeze mugire umunsi mwiza na ubutaha. God bless you all of you. Ciao, 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 ciao.